Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pero, ngiye kubagezaho amakuru akurikira: amateka ya Perezida Paul Kagame, uko yavutse, uko yabayeho n'ubuhungiro yabayemo. Umwanditsi n'umunyamakuru w'Umufaransa François Sutter yanditse igitabo bita Kagame Conversation with the President of Rwanda. Ku rupapuro rwa 16 kugera kuri paji 17 yavuze ko Paul Kagame yavutse ku wa 23 Ukwakira 1957. Paul Kagame yavukiye mu bikombe bya Gahinga muri komine ya Tambwe muri Fegitura ya Nyarutarama. Ubu ngubu ni mu mudugudu wa Nyarutovu, akagari ka Buhoro, umurenge wa Ruhango, akarere ka Ruhango, intara y'Amajyepfo. Ndaza kubagezaho ubuhungiro bwe, uko yabayeho n'amashuri yize na digiri afite zigiye zitandukanye. Ibyo ndaza kubibakorera muri video ikurikiraho, ngira ngo abantu mwese mutari mwakora subscribe, like, comment na share, iki nicyo gihe cyo kugira ngo mubikore, muzajye mugezwaho ibyegeranyo n'amakuru ku gihe. Tubagezaho amakuru ku isi yose, cyane cyane mu bihugu bya Afurika n'intambara ziberamo. Ukeneye intambara zabaye mu bihugu bya Afurika n'ubu ngubu, byose wabireba kuri YouTube channel yanyu Pero TV Show. Ndashimira abantu mwese mwateze amatwi mugafata umwanya mureba iyi video. Mwakoze cyane. Nyagasani abarinde, akomeze abarinde.